Aha ni ahantu hatanu heza ihagazeho watembereza umukunzi. Ahambere ni Karenge Bush Camp iherereye mu Kagera, ni amadolari 135. Ikaba yubatswe mu buryo bw'amatente ushobora kurara ukagira ngo ni Burayi. Ibyumba byaho ni binini kandi ni byiza, bisa neza. Niho hantu ushaka gutembera mu Kagera ukabona inyamaswa zose n'intare. Niba ukunda ahantu hari view nziza cyangwa se gukabya, ahantu ho hawe. Aha kabiri ni Rusheri. Niba ukunda umucanga ku mazi uzajya ahangaha. Ni amadolari 120 mw'iyi minsi ya Saint Valentin. Niba urukundo rwanyu rukiri rushya hejuru ya dogere 45 muzajya. Aha gatatu ari naho hahenze ni muri iki kibaro, ni amadolari 300 ku muntu umwe, nyuma mukarya n'iyi breakfast muri bush. Aha kane ni hoteli ya Cleo, akaba ari naho hantu ubasha kuba wabona ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu, amadolari 250. Aha gatanu ababizi murabizi ni Munazi, iri kubica bigacika, iherereye muri Nyungwe, ifite n'icyumba kibamo jacuzzi. Niho hantu hari ibiryo biryoshye kandi niho hantu uryama ukumva isi iraryoshye. Ni amadolari 145 kuzamuka. Ushobora no kuhakorera za activity nka rope course, kujya gusura icyayi cyangwa se kujya kureba waterfall na za zindi zose mukunda. Uramutse ufite budget nto kandi wajya gukampinga hano ku Winka, ni amadolari 100, akaba ari camp ibamo ibitanda bibiri byiza. Wahakora ya zipline ukaba wakereka n'umukunzi wawe canopy. Bonus, niba ushaka urukundo rwanyu rukomera muzajye Karisimbi, muryoherwe n'ubwiza bw'uyu musozi mukomeza urukundo rwanyu. Ni amafaranga 30 ku muzi ifoto zimutaye.